muri iyi minsi rero gusaba akazi nyine biba bigoye, hari igihe ubona akazi wumvikanye n'umuntu ko uzatangira akazi ugasanga nyine nawe afite izindi nzira, cyane cyane nyine nk'abakobwa. Umuntu w'umukobwa yagiye gusaba akazi hari igihe asanga umubosi cyangwa umuntu ugiye kukamurangira nawe afite gahunda ze, yakakwemereye byanarangiye akavuga ati duhure tuganire ku bijyanye n'akazi, kwibaza se ndajya guhura n'umuntu kandi twavuganye uko akazi kameze. Ibaze rero nyine ubwo nimba ari umubosi akakubwira ati duhure, ubwo abakozi nabo b'abasore cyangwa abagabo bavuga ati cyana ngomba kureba uko bimeze, naho nyine bakubwira duhure dutembere dusohoke kandi nyine kumva akazi kaba karangiye. Ubwo rero iyo ubyanze hahita havamo bifu, ari abakozi mukorana mutangiye mukazamushondana, cyangwa bosi nyine nawe abyiyumvishemo neza akavuga ati yaransuzuguye. Ubwo nta nubwo wanatinyuka se no kuba wamugeza mu nkiko nibura ngo nubwo tutakuriye ahantu hamwe nyine turagerageza tukavugana nta kibazo, murumvikana nta kibazo. Ukiri muto usubwa amashuri yabashije kugukundira ko numva wari ufite ibibazo byo ko ababyeyi badahuye? nyine cyari ikibazo, mama wanjye nyine yaragerageje uko ashoboye. ikindi kintu nyine ngewe kubera ntabonaga papa wanjye byarambubaje cyane, n'ubu ndabona ukigukomeretsa ariko ni ukwihangana, kuko hari nk'ikintu nyine kugira ngo ngewe mba numva nyine mfite papa wanjye nta kibazo na kimwe naba mfite, naba numva nyine meze neza nta kibazo. ko nyine nta kibazo kubera ko mama wanjye yandwanyeho, twarabanye guhera ku myaka 3, 4, 5 gutyo, ari uri kundera papa wanjye yarapfuye. Abandi bavandimwe mu muryango kwa mama we nyine yari insazi. ntago mu bisanzuraho ubaye uzi nko gukora wagerageza ugakora, ntiwirirwe uvuga ngo ngewe ngo ni imfubyi, nyine ugakora wowe ku bwawe kugira ngo wowe ubwawe wibesheho, nimba ufite n'umubyeyi umwe mwibesheho n'abavandimwe bawe. Buriya hari ikintu kibaho, yego, nk'iyo nko mubana gutyo mutumvikana, buriya nyine kubyara nta kibazo pe, wenda n'ubwo abantu bafite nk'ikibazo nyine ni ikibazo ako kanya kubera ko utaba uri kubyumva neza, nyine wumva nyine ko bitanashoboka. Ariko uko iminsi igenda icamo ufite umwana wawe uri kumureba mukina museka bigenda neza nta kibazo, ubona nyine urishima. Ubu ngubu ngewe uzi umwanzuro nafashe, tuba inshuti nyine nta bintu byo kuvuga ngo gukunda nango kubana reka tuba inshuti. Ndumva uhaze ko ngiye nawe tuba inshuti, nyine ugende neza wishimye n'umutima wawe wose uvuga ngo ngiye kuko ntago kubwira umuntu ngo uramukunda na none utamukunda rwose ntago aba ari sawa. Mu b'inshuti nyine mu b'inshuti ubona ntaguciye mu ijambo. Ibyo bya besto nabyo ntabwo ari shyashya. Tubahaye ikaze kuri Agabe Empire. Agabe Empire ni channel yakira abatumirwa bagiye batandukanye, ikanakira n'impano zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero twagize umugisha wo kwakira umutumirwa abenshi ntabwo musanzwe mumuzi, ariko uyu munsi aje kuduha impanuro zigiye zitandukanye no kudusangiza bimwe mu buzima bwe. Mbere yuko tumwakira rero tugiye kubanza dusuhuze abari mu ntara enye zose z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali, tutibagiwe n'abari muri diaspora. Inkunga yanyu irakenewe yo gukora subscribe, share and comment, kandi tunabashimira ku rwego tumaze kugeraho, ni mwebwe tubikesha, tutabafite ntabwo twabasha kubigeraho. Twagira ngo rero twakire umutumirwa wacu atangira twibwira. Murakoze. Murakoze, nitwa Mukashema Oliva, Umunyarwandakazi. Ushima Imana. Imana. Oliva, ko mbona ufite ubwoba bite? Ntabwo ari ubwoba, nuko mba nabimenyereye. Ntabwo usanzwe umenyere kuvugira kuri kamera. Amakuru y'iminsi se? Amakuru ni meza. Oliva, utuye hehe? Utuye muri Kigali? Utuye mu kahe gace ka Kigali? Bimeze bite? Ni mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kicukiro. Yego. Akajwi kawe ko kari gato, ni ukubera harimo ubwoba bwinshi, wakongera ijwi nta kibazo. Nta kiri bube.
niko mvuga ni ubusanzwe ni gutya niko ijwi ryanjye ringana. Oliva uri umumama cyangwa uri umukobwa? Uri umufiyemeri, mfite umwana. Umwana w'umuhungu umukobwa? Ni umukobwa. Wow, ni byiza cyane ugize amahirwe yo kwicungura ukiri muto. Bravo. Ubwo mperutse kukubona kuri salo ariko twari turi kwihuta ntitwabasha kuganira byinshi. Ubundi Oliva ni mu ntoki? Rero Oliva ndi umuntu nyine uri aho uba utujemo gakeya. Uratuje cyane ntabwo ari gake. Ntabwo nyine nkunda urusaku cyane. Ariko nanjye nta kiba bintwaye, yego niyo naba ndi ahantu basakuza nta kiba bintwaye, kuko ntabwo umuntu yakibona wenyine. Wowe ntubasha gusakuza? nkaba ndasakuza pe, nyine ni gutya nsakuza. nkaba nakubwiye nyine mfite umwana umwe. Yego. Turabana njyewe nawe. Papa w'abana w'umwana wapi? Afite nawe ahantu aba. nkaba nyine mba hariya Sonatube. Ubu ngubu ukora iki se? Ukora akahe kazi? Muri iyi minsi ni akazi. Ukora muri salo? Oya, muri iyi minsi nta kazi mfite. Nabaye mbiretseho gatoya kugira ngo mbe nduhukaho, ndebe nyine uko ubuzima buba bumeze hano hanze. Ubwo se umwana umutunga gute kandi akazi wumva ko kahagaze? Umwana? Ikibazo cy'umwana cyo ntabwo njya nyitindaho. Umwana papa nyine agomba kubikora, ubwo se we akamurwanaho, nanjye nyine nkamurwanaho nk'umubyeyi. N'inshuti n'abavandimwe bagenda babimfashamo. Nyine nafite akazi, nanjye iyo mfite akazi ndifasha nyine nkirwanaho mu buzima nyine busanzwe. Uzi nawe hano i Kigali ukuntu biba bimeze. Ariko kuba utagakora nyine si uko kabuze, n'ibihe bitagenze neza wenda kugira ngo ugakomeze, cyangwa ni uburwayi bwatumye ukava? Ni ibihe bitagenze neza kubera ko ahantu nakoraga bosi waho nyine yarahombye, biba ngombwa ko ahagarika bizinesi. aribwo nanjye nyine nahise mba mpagaze. Muri iyi minsi rero gusaba akazi nyine biba bigoye. Hari igihe ubona akazi wumvikanye n'umuntu ko uzatangira akazi, ugasanga nyine nawe afite izindi nzira, cyane cyane nyine nk'abakobwa. Umuntu w'umukobwa iyo agiye gusaba akazi hari igihe asanga umubosi cyangwa umuntu ugiye kukamurangira, nawe afite gahunda ze, yakakwemereye byanarangiye akavuga ati duhure tuganire ku bijyanye n'akazi. Kwibaza se ndajya guhura n'umuntu kandi twavuganye uko akazi kameze, yaranakanyemereye, turajya duhura mu biki? None se bivuga ngo akazi gasigaye gasabirwa ahantu mugomba guhura na nyiri kampani, cyangwa umusanga kuri biro ye? Ushobora no kumusanga kuri biro akakakwemerera, ariko nyuma iyo umajije gutaha ntabwo buri ukuntu akwitoratozwaho, agusaba nyine uburyo mwahuramo, cyane ko bineza ahantu hose iyo ugiye gusaba akazi. Ariko wenda si abantu bose, ariko bamwe na bamwe. Hari aho se hari nk'ubuhamya waduha bw'umuntu waba waragiye gusaba akazi nibura akagusaba ko muhura? Ibyo bintu biriho cyane. Ubwo se akubwira ko muhura, akubwira gute ko kuri biro adahari ari buboneke ku nyuma nyine y'akazi, cyangwa akanakakwemera wanagatangiye akazi kukubwira ngo duhure nyine akazi karangiye? Ibaze rero nyine ubwo nimba ari umubosi akakubwira ati duhure, ubwo abakozi nabo b'abasore cyangwa abagabo bavuga ati cyana ngomba kureba uko bimeze. naho nyine bakubwira duhure dutembere dusohoke kandi nyine twumva akazi kaba karangiye. Ubwo rero iyo ubyanze hahita havamo bifu, ari abakozi mukorana mutangiye mukazamushondana, cyangwa bose nyine nabyiyumvishemo neza akavuga ati yaransuzuguye. Ubwo nta nubwo wanatinyuka se no kuba wamugeza mu nkiko nibura ngo ubwo se wajya guhera hehe kuba ko nyine aba yaguhamagaye cyangwa se yanakwandikiye message nyine kubera yuko uba udakeneye amahane cyangwa kujya kwiteza n'abantu, urigendera nyine ukamwihorera. Iyo ugize imana ukwezi kukuzura kaguhemba ukabona ukomeje gukora, nyine ni ukugenda mucenganwa, ariko nyine hari igihe birangira gucenganwa bitari gukunda bikaba ngombwa guhagarara. Nyine ubwo icyo gihe ujya guhagarara ariko nawe wabirambiwe. Ariko mu buzima busanzwe wize ibijyanye n'iki? Ni imyuga wize cyangwa nta nubwo wabasha kugira amahirwe yo kwiga? Oya, imyuga narayize. Nese Oliva watubwiye ngo ni umufiyemeri, ariko se
afite abandi bavukana, ni imfubyi, afite ababyeyi, bimeze bite? yari afite mama wanjye wenyine. Na Paul niba Afite mama wanjye wenyine, njyewe navutse mbona musaza wanjye. Ariko nyine nawe ntabwo twabashije gukurira ahantu hamwe kubera ko yari afite undi mama wiwe. Biba ngombwa nyine ko tudakurira hamwe, ariko nubwo tudakurira, ntabwo muhuje mama. Nubwo tutakuriye ahantu hamwe, nyine turagerageza tukavugana, nta kibazo. Murumvikana nta kibazo. Ukiri muto usubwa amashuri yabashije kugukundira ko numva wari ufite ibibazo byo ko ababyeyi badahuye? Nyine cyari ikibazo. Mama wanjye nyine yaragerageje uko ashoboye. Ndiga ngeze mu wa gatatu segonderi nyine biba ngombwa ko mbihagarika. Paul, Nzi Kigali nyine gushaka ubuzima. iwanyu ni hehe se ubundi aho wavukiye? Ntabwo ari muri Kigali? Batubwiye kuba Kicukiro. Ntabwo ari muri Kigali. Ni mu majyepfo mu karere ka Gisagara. Muri Gisagara ndahabona. Ariko nyine narahavuye, nzi Kigali. Bw'amahirwe nyine mbona umuntu unyifashiriza, tubana neza, anshyira mu ishuri, ampitishamo kugira ibintu bibiri: gusubira mu ishuri nkiga nkarangiza, cyangwa se kujya mu myuga. Ndamubwira ntabwo nasubira mu ishuri, buriya imyaka 3 kuyiga cyangwa 4 biba ari binini cyane, kandi uba mu rugo rw'umuntu hari igihe birangira n'ubundi bitagenze neza. Yari buzajya kurihirira se iyo myuga? Bikaba ngombwa nyine ko ubireka. Ndavuga ati ngiye nziga imyuga. Aramfasha neza, umupapa n'umumama aramfasha nyine ndiga, birarangira mbona n'akazi. Nyine ndasezera ndagenda gushaka nyine kuba nyine muri ghetto. Wowe wamusabye kujya muri ghetto atari ukwirukanye? Yego. Mwari mubanye neza se? Tubanye neza nta kibazo, ariko kubera yuko abantu bakuru misira buriya bataha nijoro, ushobora nko kugeza nka saa 4 utaragera mu rugo, saa 4 saa 3 utaragera mu rugo, kandi urugo rurimo umugore n'umugabo. Umugabo saa 3 yageze mu rugo cyangwa saa 4 ugataha mu nyuma, ntabwo aba ari sawa. Yego. Yavuga nta kibazo, reka ngewe ndasezera. Nyine baransezera nk'umwana bareze, ariko n'ubundi bafite nyine nk'ababyeyi banjye, kubera ko ntabwo naca ahantu bari nkumbure kutabasuhuza. Mama wawe mu maraso we aba hehe? Mama wanjye nyine aba Gisagara. Aba Gisagara. Uzi ujyayo kumusura? Njyayo. Ariko hakureba nta nubwo umuntu yamenya yuko waciye muri ibyo bikomeye, no mu kiganza ubona ko wenda utahinze cyangwa ukora imirimo y'ingufu. Hari imirimo y'ingufu waba warakoze? Ntabwo ari cyane nyine, kubera ko nabaga ndi umwana bankoreshaga ibyo nshoboye. Ko umwana wawe niyo waba ibibazo bitagenda neza ntabwo wamukoresha ngo ni uko ubuzima butagenda neza. None se hari icyo nashaka kumenya, ubu ngubu umwana wawe mubana muri ghetto cyangwa aba kwa nyokuru cyangwa bakuru abantu bamureze? Oya, turabana ahantu mba. Muri ghetto cyangwa ni mu rugo rw'umuntu? Oya, nyine mu rugo rwanjye nishingiye. Ubwo nawe muri make ufite urugo? Nyine nanjye mfite urugo. Asa nk'umuntu w'umufemeri ufite umwana udafite akazi, ubu ngubu dusobanura nk'ukuntu biba bimeze, ukuntu bikugora. Biragoye cyane pe. Biragoye cyane, ariko nyine nta kundi no kwihangana, no kwiyambaza inshuti n'abavandimwe. Ko iyo ubana neza n'abantu nta kintu umubwira ikibazo akakumva. Kandi ashobora kutakumva 100%, ariko nyine arakumva, akanishyira mu mwanya wawe ako kanya urimo. Kandi buriya njyewe nshima Imana, kubera yanjye umwana wanjye, kubera ko mufite, ntabwo njya mbura ikintu. Sinzi ukuntu nyine Imana ibigenza, nkabona biciyemo. Urumva ufite icyizere ko uzabona ahandi hantu nibura usubira muri salo bakaba bagufasha ukabona akazi, cyangwa nawe kuba wakishingira salo yawe? Nta nzozi? Nk'ikintu njyewe mba nshaka, mba mvuga ati wenda mbonye amafaranga nyine nakora ibyanjye. Urabiteganya ryari? Simbizi, nyine igihe nzabonera amafaranga nzahita mbikora. Ariko nyine ndabiteganya cyane, ndi kumva ndi kubishaka. Nose ubu ngubu ko warangije imyuga, umuntu akubwira ngo usubire
kongera kwiga indi myaka nk'itatu ntabwo bishoboka ugakora candidat libre. ntabikora ubu ngubu. Ariko uracyari na muto cyane, uba ufite nk'imyaka ingahe? Cyangwa ni ibanga abakobwa ko kuvuga imyaka ari ikibazo? kugira ngo si myinshi. Ishyize ku ntoki ntabwo ikwirwaho. Irarenga. umwana wamubyaye ufite nk'imyaka ingahe? Namubyaye mfite imyaka 22. Arakuze noneho nawe. Arakuze n'umukecuru afite imyaka 5 ubu ngubu. Ubwo bahise bamenya imyaka yawe kandi wari wayigize ibanga. Nta kibazo. Gusa gukura ni abakobwa sinzi impamvu muhisha imyaka yanyu, kandi gukura ni experience. Ikibazo ni uko wakura nta ntuzi udafite intego. None se nk'umwari cyangwa umutegarugori, kuko ufite ubutegerarugori waciye muri ibyo byose. Hari benshi bari guca muri ubu buzima nk'ubwo ngubwo watubwiye, gukura uri umwana w'umukobwa umwe mu muryango. Papa wawe papa wawe na mama barabanaga cyangwa yarafite undi mugore ku ruhande? Njye bambyaye babana. Ariko ntiwakuze babana? Baricya kubana yitabye Imana. Yitabye Imana. Gukura rero uri muri ubwo buzima ubana na mama wawe mu buzima bugoranye cyane, ukaza kugira gutyo ukabyara kuri iyo myaka watubwiye. Ese urwo rugendo waciyemo ni iki wigiyemo? Nibura ushobora kuvuga ngo undi muntu ushobora kunyura muri ubwo buzima simbimwifurije, icyaba cyarakubabajemo ni nk'ikihe twumve? Nagiye muri ubwo buzima rero, njyewe nyine wenda kamvuga ikintu cya mbere cyaba cyarambabaje, ikintu cya mbere cyamubaje ni uko nyine ubona abandi bana bafite ababyeyi babo bari kumwe bameze neza nyine. Kuko njyewe nk'ubu ngubu iyo kuba nyine mfite nka papa wanjye ntabwo nari kuba mvuga ngo nabayeho gutyo ubuzima butandukanye. Birashoboka ko ijana ku ijana kuba mbayeho neza, kuko buri umwana iyo afite papa we, buriya ababyeyi abana benshi cyangwa abamama iyo batandukanye n'abagabo babo ubuzima nyine burahinduka. Avuga ati n'ubundi ntabwo sinzongera kumubona. Hari ibyo yakoraga nyine adafite nk'akazi. Mbese buri umuntu udafite akazi, umugabo ariwe wakoraga mu rugo, biba ari ikibazo. Gusa nyine ubuzima burahinduka. Nimba bari batuye nko mu mujyi wa Kigali bikarangira bagiye nko mu ntara, yego. nimba batarahingaga bikarangira bagiye guhinga, ukumva nyine ko ibintu biba byahindutse. Wari ukiri kutubwira nk'ikintu cyakubabaje muri ubwo buzima yuko utakuze wenda ubona papa wawe. Ikindi kintu nyine njye kubera ntabonaga papa wanjye byarambabaje cyane. N'ubu ndabona kigukomeretsa ariko ni ukwihangana. Kuko hari nk'ikintu nyine kugira ngo njye mba numva nyine mfite papa wanjye nta kibazo na kimwe naba mfite. Naba numva nyine meze neza nta kibazo. Kuko nyine nta kibazo kubera ko mama wanjye yandwanyeho, twarabanye guhera ku myaka 3, 4, 5 gutyo. ari uri kundera papa wanjye yarapfuye. Abandi bavandimwe mu muryango kwa mama we nyine yari insazi. Ntago mu bisanzuraho. Nyine ko ubwo ni nk'abavugaga ati warabyaye none uzanye kuba hano umwana. Ntago bakumvaga wowe kubyara ukazana umwana no kwa mukecuru wawe? Nyine kwa nyogokuru. Kandi nyine buriya nk'urugero nk'ubu nanjye mfite nk'abandi bantu tuvukana, nkajya ko bayo mfite umwana ntabwo tubana neza, bigaragara nabi. ubu nyine nawe niko byagenze, kuko ntabwo yari kuguma ahantu nta muntu n'umwe abona, nta bene wabo na papa bari bahari wenda ngo bari kumufasha. Biba ngombwa nyine ko asubira kwa mama we. Komera numva ari urugamba. Ntabwo biba byoroshye, ariko abantu nyine bariyeranje ubuzima bukagenda. Nk'inama ushobora guha nk'abana cyangwa abandi bakobwa bagenzi bawe bari muri myaka nk'iyo ngiyo wahoze utubwira, baciye muri ibyo bintu bigoye, icyo ushobora kubabwira cyabahumuriza ni nk'ikihe? Icyo
nabwira cyabumeza nuko buri kimwe cyose gifite inzira yacyo nyine gifite uko kigenda nyine kikarangira kandi nyine wumvaga ko kitari burangire gusa nyine ubaye uzi nko gukora wagerageza ugakora ntiwirirwe uvuga ngo ngewe ngo ni imfubyi nyine ugakora wowe ku bwawe kugira ngo wowe ubwawe wibesheho nimba ufite n'umubyeyi umwe mwibesheho n'abavandimwe bawe buriya hari ikintu kibaho yego niyo nko mubana gutyo mutumvikana utumvikana nyine na mama wawe cyangwa utumvikana n'abavandimwe bawe kandi nyine mufite ikibazo cy'uko mutabayeho neza muratangira mukava muryana umwe akajya ukwe n'undi akajya ukwe kandi iyo mudashyize hamwe ntabwo byakunda gusa birashoboka ko iyo mushyize hamwe bigenda neza nta kibazo. None se nk'ubu ngubu wahuye n'ibyo bikomere wenda byo kutagira umubyeyi w'umupapa ikindi umutware waguteye inda ntabwo mwabanye uri kwita ku nshingano z'umwana wenda papa wawe ari kure nubwo wenda gufasha ubu ngubu wumva uko ubu ngubu wumva wishimye muri wowe cyangwa wumva ubuzima bumeze umutware abaye ari hafi yawe nibwo hari icyahinduka mu buzima bwawe cyane byahinduka ni byinshi rega buriya nyine kubyara nta kibazo pe wenda n'ubwawe nabifata nk'ikibazo nyine ni ikibazo ako kanya kubera ko utaba uri kubyumva neza nyine wumva nyine ko bitanashoboka ariko uko iminsi igenda icamo ufite umwana wawe uri kumureba mukina museka bigenda neza nta kibazo ubona nyine urishima ibintu byose biba byarabaye ukabyirengagiza ariko nyine iyo muri kumwe nabwo umwana atamba agakora kuri papa wiwe agatamba agakora kuri mama we akavuga papa wanjye akamuhamagara bari kumwe mubona hafi yiwe nyine nabyo umwana nabyo nyine akura neza. Umwana yatangiye ishuri ntabwo ajya kubaza ibibazo byinshi byo kubaza ngo papa ari hehe wabibonera igisubizo mwana wanjye ni umurakare ntabwo ibyo abizana ibyo ngibyo ntabwo yabimbaza ugomba kumurera neza ukamwereka yuko nta kibazo gihari nta kibazo pe kuko n'ubundi amuhamagara kuri telefone bakavugana nta kibazo aranamusura akajya gusura ba nyirasenge mukecuru wiwe n'umusaza nyine ibyo bindi byo nta kibazo kuko buriya n'iyo umuntu ataba ari hafi ariko akakwereka urukundo nabyo nta kiba bigutwaye n'ibyo n'ubundi biba bikenewe mu buzima. None se ababayeho mu buzima bwawe nk'ubwo ngubwo wababwira iki? No kwihangana pe bakihangana ibintu byose ikintu cyose kiba gifite impamvu yacyo. Urasenga? Ndagerageza. Ushatse kuvuga iki? Ndasenga wenda si buri munsi ariko ndasenga. Kubizera rero bemera ko hari igihe ikintu kigira hari impamvu yacyo. Ikintu kiba kubera impamvu yacyo. Kandi nta kintu nta situation mu buzima cyangwa nta gushaka kugera mu buzima runaka hatari uburyo ugomba kumubamo bwateguwe n'uwakuremye. Icyo nicyo kintu gishoboka. Ubwo rero ushaka kongera kukubaza ese uyu wagerageje no kwiga iby'amategeko y'imihanda kugira ngo nabyo byihugureho? Itegeko y'umuhanda ndi kuyiga ariko ntabwo ndafite nyine gahunda y'igihe wenda nakora kizaba nkareba ko natsinda cyangwa nyine bikanga ngakomeza nkiga. Gusa ubuzima bwawe buri imbere bw'igihe kiri imbere wowe n'umwana wawe cyangwa n'umuryango wawe urahategura gute? Ko bigoyera urabona nyine nk'uko nguko warumbajije ngo kwiga amategeko y'umuhanda pe nyine ndi kubyiga nabitangiye ariko ntabwo ndafata umwanzuro ngo nzakora ryari. Kwiga imodoka cyangwa ni moto? Amategeko y'umuhanda ushaka provisoire? Ndashaka perime nkatwara nkajya gushaka amafaranga mu muhanda. Ubu se nyine ntabwo wansubije ubwo harimo kwiga amategeko y'imihanda ikindi nubona iyo perime
nta kindi kiri cyo mu buzima buri imbere utegura? ubuzima buri imbere ubwo ndi gutegura Mm. ikintu ndi gutegura ni uko nyine nategura nkashaka iyo mikorere Mhm. nkabona amafaranga ahagije ku buryo umwana wanjye yiga neza Yego. nyine tukabaho neza pe tumeze neza twishimye. Nta kutari kuvuga mu undi mugabo umugabo se cyangwa se plani. uyu mugabo ntabwo ari muri gahunda z'ubuzima cyakoze. Ubu wamaze kubyikuramo ko nta wundi mugabo ushaka? Mm? nyine wenda hari igihe kizagera nkumva ndi muri gahunda zabyo ariko ntabwo ari ubu ngubu cyakoze nka nyuma y'imyaka nk'itanu nibwo najya muri za gahunda z'umugabo. Umwana amaze gukura? umwana amaze gukura. Ubwo se iyo hagize uza kugutereta nk'uko wenda uracyari muto umuntu ashobora kukwibeshya akagira ngo uri umukobwa, ubwo umubwira nabi bishoboka? oya ntabwo namubwira nabi. abasore b'iyi minsi yewe kuvuze ngo yewe hari icyo bakemangaho? ni uko mwihorera nyine bakubwira dukunda kumwe naribi ubundi wese ko ku minsi ngaba yijyanye ubwo bivuga ngo arabireba akabona nta shana aho bwiwe wapi kabisa kuko nawe nyine kubera ko abatari seriye njyewe sinzi impamvu mba mbona nyine abasore batari seriye. nose ubona ikibitera kuba batari seriye ari nk'igiki koko? sha nyine umuntu aba yarebye umutima yabo ariko nyine njyewe sindi mba mbona nese n'ubu murakundana n'umuntu iminsi 2 3 4 ukwezi 2 umwaka nyine ukareba ibintu urimo ukabona ntabwo bimeze neza. Ikibazo kiba kiri kuri bo cyangwa kiba kiri kuri wowe ukunda? ukabona ntabwo bimeze neza nyine bari kujarajara. ikibazo ni akenshi nyine yego n'abakobwa natwe ntabwo tagiye tutari seriye ariko nyine n'abahungu baba ushaka wapi mba mumaranye igihe kingana gutyo ukabona atangiye kukubwira utuntu tw'udukosa ukareba nyine njyewe nararebye murasa nakomeza nigaragura muri ibyo bintu byo gukundana tuna n'umuntu ukwezi 2 ngo byagenze gutya ngo bigenze bitya. ubwo bivuga ngo ni uko mbyumva bishobora kuba nk'igikomere waba warahuye nacyo ahubwo uhita ubona rwose birambiranye. ni igikomere wahuye nacyo ariko biba bisaba ko uganira n'abantu bagiye batandukanye. Ntabwo tuvuga ko muri iki gihe hari n'abafite urukundo ruhamye cyangwa rurambye. Ntabwo ariko twese twavuga ngo abasore bose ntabwo urukundo rumeze neza cyangwa ngo abahungu bose nta gahunda bafite, ahubwo biterwa na bamwe muri bo. nyine hari igihe ureba nk'ubuzima waraciyemo ukabona guhora nyine wigaragura mu bintu byo gukunda. ubu ngubu ngewe uzi umwanzuro nafashe tuba inshuti nyine nta bintu byo kuvuga ngo gukundana ngo kubana reka tuba inshuti ndumva uhaze ko ngiye nawe tuba inshuti nyine ugende neza wishimye n'umutima wawe wose uvuga ngo njye kuko ntago kubwira umuntu ngo uramukunda nawe utamukunda rwose ntago aba ari sawa. mu b'inshuti nyine mu b'inshuti ubona ntabwo uciye mu ijambo ibyo bya besto nabyo ntabwo ari shyashya ariko icyo ariko nashaka nta kuvuga kibazo kuko ibure by'aba besto iyo ntago mushwana reka murakomeza mukaba inshuti nyine niyo nyine yanakwicaho cyangwa ukamwica ariko we murakomeza mukaba inshuti. icyo nashaka kukubwira hari ukuntu abantu bakundana ariko ntibabwizanye ukuri, ntibabwizanye ubuzima ngo amenye ukuri. buri muntu wamubwije ukuri ibintu biroroha, agutwara uko yakumvishije. noneho rimwe njye nutambwiza ukuri nkakubona gutyo nkabona nta kibazo ufite nkakundana nawe. ibibazo dufite mu mutwe nibyo bidutuma twitwara uko twitwara muri sosiyete. ushobora kuzakubwira ko uri umunyamakosa kubera ko wakoze akantu runaka kandi kumbe ni akantu wakuranye ngewe wenda ni kukita ikosa ari inenge, sibyo? birashoboka ko wenda abantu batavugisha ukuri bigatuma rimwe na rimwe no mu myitwarire y'urukundo hari amakosa agaragaramo. nyine bibaho ariko nyine kiriho ni uko abantu bazababwizanya ukuri ukamenya nuko nyine utwara umuntu ubanza nyine mukaganira ukuntu ibintu biba byaragiye bigenda muri iyo minsi atari ahari kugira ngo wenda amenye nuko yitwara. rero twagira ngo tugere ku musozo ariko twashaka kugira ngo tubwire abategarugori hari abanyuze mu bihe nk'ibyo wanyuzemo ariko ni benshi. abenshi
batakaje icyizere abasore yuko urukundo rwabo rukemangwaho, ariko si bose. ntabwo ari bose. ubona nk'ibanga rishoboka kugira ngo nibura abantu bagire inkundo zihamye cyangwa urukundo ruhamye, ibanga rishoboka cyangwa icyo bakosora ni nk'iki? Ikintu bakosora nyine ikintu ntabwo ari ugukosora nyine, no kubanza bakizerana. Ubundi icyiza ni ukubaza babanza bakaganira, umwe akabwira mugenzi we uko ibintu byagiye bigenda, urukundo rutarajyamo ariko bakabanza bakaganira, bagakundana nyine, umwe azi undi, buri wese nyine avuga ati njyewe uyu muntu hari ikintu ntamukorera, hari ibintu ntamubwira, kuko ushobora no kumukomeretsa, ushobora no kumara ijambo ushobora kubwira umuntu ukibwira ko ubivuze wumva nta kibazo ufite, umeze neza, kandi rwose wamwishe yanapfuye ahubwo yabuze ahantu ajya neza byarangiye. icyo nicyo cyo kubwirana, kubwizanya, mukabanza mukabwirana utuntu tw'utubanga twose mukadushyira hanze, mukamenyana, hanyuma mukavuga ati yo gukundana, mugahitamo gukundana nyine muziranye. nimba hari ingeso umuntu afite yamunaniye ukavuga ati iyo ngeso ariko uyimaranye igihe, ariko reka nihangane. ubwo rero mutabwire ngo muganirishe, ntabwo byakunda. nyine murakundana iminsi yashira mukabivamo. none se ko watubwiye ko ubuzima bwawe bumeze muri iyi minsi, ko ibyo wahuye nabyo wenda byo kubyara, gutakaza akazi, ni ibintu bikomeretsa. hari uburyo ujya kwa muganga kugira ngo uganire n'abashinzwe indwara z'imitekerereze, nibura bagufashe. wenda simvuze ko urwaye, ariko mu mitekerereze hari ikintu gihita gihinduka iyo umuntu atakaje akazi, iyo umuntu yaciye mu buzima nk'ubwo ngubwo. hari umuntu wizera w'inshuti yawe wabwiye ubuzima nibura guhumuriza, cyangwa wibwira Yesu nka yamvuga? njye nyine ndicara nkiganiriza. ubwo nyine iyo mbona njyewe ikintu nta kitahinduka, nyine njye ubwanjye nta kihindurira, ni ugutuza nkaceceka, nyine nkatuza, wumva ko nyine mba cyabaye, ubwo nyine cyabaye nta kundi. ubwo ntibishobora kuzakurenga bikagera aho wiyahura? ntabwo nakiyahura. ariko gukira kwiza no kugira umuntu wizera nibura ubibwira. nyine kugira umuntu wizera ubwira se. meme na mama wawe kubwira abantu inkuru zawe ngo bakwizere ntabwo byakunda. birangira agiye abivuga, abibwira abantu ngo njye gukanaka ngo yabayeho gutya ngo yarabimbwiye, ngo use ngo bimvuga namufashe iki? kandi yabikubwiye nyine kugira ngo basi umubikire n'ibanga, ujye namuba hafi ugasanga nyine ugiye ubivuga. nyine ijambo ryawe iyo ukuriye mu mutima wawe ukaribwira undi muntu, birangira nawe waribwiye abandi bantu, kandi uwaribwiye nawe waribwira undi, inkuru ugasanga ahantu hose irahari. rero twagira nk'abadukurikiye, hari ibyo twavuze ku buzima bwawe, yuko watakaje akazi, ugaca muri ibyo bikomere by'ubuzima, kubura umubyeyi, usa nkaho ari inkingi ya mwamba. burya abagabo ni inkingi ya mwamba, nubwo n'abadamu ari ba mutima w'urugo. urugo rutarimo umugabo rwose ntabwo aba ari sawa. iyo afite ariko yahamye, yari umugabo uhamye, umugabo buriya urugo na subscribe twaturiyoge. murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. murakoze nawe. ciao.